ujye wirinda kurebera umuntu mu isura y'igihe harimo none, kuko igihe harimo si cyo azahoramo. Hari umunsi ibihe bizakora handova ku buzima bwe. Haleluya, haleluya. Ngo Imana iduhe umugisha. Umugisha ntabwo umugisha usengerwa, ahubwo umugisha urakorerwa. Abajya bavuga ngo none se ngo ubwo abatambyi baracyabaho. None se iyo ujya mu rusengero ninde ukwitaho, ninde ukumenyera iby'umwuka, ninde ukumenyera ubu buzima bwa gikristo? Niba hari uwicara agatekereza ibi bintu, akagutekerereza, akagusabira umugisha, hanyuma ukagenda umusanga mu rusengero, uyu muntu akwiye kurya ibimugenewe. Ntabwo gutanga bireba abakire, ntabwo bireba abantu bafite ibintu byinshi cyane, ntabwo gutanga bireba abantu bafite amakonti abyibushye. Gutanga ni umutima. Muri utwo dukeya ufite, muri utwo dukeya ufite. Nibutse umuntu umwe nasuye, byo nita inka ushobora kuba atari byo wita inka. Arambwira ngo mu mbuga yanjye wabonyemo isake itambagiramo, ngo mfite isake n'inkokokazi, ngo niyo makiriro yanjye. Arambwira ngo ariko ngo kubw'umutima, kubw'ikintu wakoze cyankoze ku mutima, arambwira ngo iriya nka ndayiguhaye. Ni inka y'isake reka. Niba yabaye inka byari ngombwa ko nkuru ubwatsi. Nuko arangije arayinzanira. Ayizanye mu rugo, nakoze iyo bwabaga nyine nkuru ubwatsi bw'iyo nka. Nareba ya sake kumva ubwoba buranyishe. Isake kwirya byarananiye. Isake ntago nayiriye, yarakuze isake ibisake, ariko yanyigishije ikintu kidasanzwe mu buzima. Iyi message yorekanye Bashumba n'abandi bantu b'abakristo. Yabajije Siba Mifoshe, aravuga ati mumunzanire, batariko hari abantu badutangira amakuru. Ari iki umugisha uza, hanyuma abantu bakaza n'amariko. Imwe dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya wo kuza mu nzu y'Imana, kandi Imana ibishimirwe. N'umugisha tugize kuboneka mu materaniro y'abera. Bibiliya iravuga ngo uko iyo minsi izarushaho kubegera, ariko muzajya mukumbura guterana kwera. Imana ibaho umugisha mwebwe mwaje kubana natwe mu materaniro, ndetse n'abari buze kudukurikirana ku ikoranabuhanga. Mwese muhabwe umugisha. Reka dusenge Imana hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi nashatse ko tuganira ku ijambo ryitwa umugisha. Mana turagushimiye, tugushimiye ko kandi n'ubu duhaye umwanya wo kuba mu materaniro. Turasabye kugira ngo ubane natwe, imigisha wageneye abantu bateranye natwe tubonekeho. Kandi turasabye kugira ngo uyu munsi uduhire, buri muntu wese ahembuke yungukire mu nzu yawe, kuko ijambo ryawe ni amazi. Reka abantu bari baguye umwuma bahemburwe n'ijambo. Ijambo ryawe kandi nitabaza. Reka abantu bari bageze ahacutse umwijima. Ku muririmbyi yaririmbye aravuga ngo iyi nzira itagaragara habaye mu kabwibwi ujye umuhanga amaso. Abantu bageze mu kabwibwi, inzira itagaragara, reka bamurikirwe n'iri jambo mu izina rya Yesu. Imigisha yawe niboneke ku bantu bawe, kandi umwuka wera asobanura iby'ijambo mu mitima yacu, kugira ngo iri jambo rigire ububasha, kugira ngo iri jambo rigire ibyo rikora. Reka iri jambo rigire ibyo risenya bitari byubakitse neza. Inyubako y'umwanzi reka ayisenywe n'iri jambo, hanyuma ryubake inyubako nziza, inyubako ikwiriye. Urakoze kubyumvise, bana natwe twese mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaho umugisha. Tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Keretse abashyitsi wenda, ariko ku bashyitsi nitwa Pasiteri Alexis Ndayigaya. Umugabo Imana yagiriye neza. Ndashimira Imana ko yampamagaye ikabona ko bikwiriye ikampamagara. Niko Paulo yavuze, yaravuze ngo arashimira Kristo we watekereje ko ari uwo kwizerwa, yarangiza akamugabira umurimo. Nanjye ndashimira Kristo ko yatekereje ko ndo kwizerwa akangabira umurimo we. Imana ishimwe. Reka tuganire ku magambo y'Imana nateguye. Nashatse ko tuganira ku mugisha. Umugisha, abantu benshi bifuza umugisha, ndetse iyo ugize icyo ukora ugikoreye umuntu ahita akubwira ngo Imana iguhe umugisha. Ujya gusezerana ku muntu ukamubwira ngo Imana iguhe umugisha. Ese uwo mugisha ni iki? Ubundi si uwo mugisha uzanwa n'iki?
cyangwa se uwo mugisha inzitizi zawo ni izihe? Ndaza kuganira namwe nkoresheje intego ivuga ngo umugisha n'umutungo wimukanwa. Umugisha n'umutungo wimukanwa. Aya magambo Imana yayampaye umunsi umwe bamaze kumpa mitasiyo, bamaze kunyimura ku itorero nari ndiho. Byari itorero ryiza, ari ahantu namenyereye kuba heza, twebwe niko tubayeho. Ujya kubona ukabona wayoboraga aha bakongera bakakwimurira aha, ubundi bakakwimurira hariya. Hari igihe nari naribeshye nibwira ko nzajya nkorera ahantu mu mujyi gusa, ahantu haryoshye, ahantu hari amapave, ahantu hari amakaro. Numvaga ko ari umuhamagara hari nahamagawe. Ariko Imana ishaka kunyigisha inyuze muri ubu buryo, baza kunyimurira ahandi hantu hatari na kure, ariko kandi ubona hasa naho ari ku nkengero y'umujyi. Icyo gihe nk'umuntu narababaye, nibaza ukuntu banyimuye muri ubwo buryo, nibaza aho ngiye. Ni kera, hashize igihe ntabwo ari ubu. Hanyuma ndibaza ngo kubera iki? Aho ngaho nibwo nagiye gusenga, kuko n'urwandiko bari bampaye urwandiko rwaho kubw'impamvu z'umurimo w'imuri waho. Ariko ngiye nkareba nk'umuntu, nk'uko igihe Aburahamu na Loti bari kumwe. Loti we yarebye ngo ikibaya kinetse, yumvaga ubwo ariho umugisha uri, ariko umugisha n'umutungo wimukanwa. Nicyo nashaka kubabwira rero. Imana yaransanze ndimo nsenga, ndi muri ubwo buzima. Imana irambwira ngo humura mwana wanjye, ngo nzaguha umugisha, kandi ndagira ngo nkubwire ko umugisha ari umutungo wimukanwa. Ibyo ni umuhanuzi waje arabimbwira, ansanga ahantu narindi ndimo nitegura kugenda, arambwira ngo Imana yamubwiye ngo umugisha n'umutungo wimukanwa. Si umugisha n'umutungo wimukanwa gute? Ndashimira Imana ko umugisha ari umutungo wimukanwa. Reka dusome ku ijambo riri mu gitabo cyo Kubara. Turasoma ibice byaho 22, Kubara 22. Turaza gusoma umurongo waho wa 12. Igitabo cyo Kubara 22, 12. Umugisha. Kadusome mu izina rya Yesu. 12 haranditse ngo Imana ibwira Baramu iti, ntujyane nabo, ntuvume abo bantu, kuko bahawe umugisha. Imana ishimwe. Reka no gusoma byinshi, ariko uzahisomere. Aya ni amakuru y'Abisiraheli barimo bava mu Egiputa bajya mu gihugu cy'isezerano. Hanyuma Baraki arangije yumva amakuru yabo, aterwa ubwoba nuko bagiye guca mu gihugu cye, kuko aho banyuraga igihugu cyasigaraga ari umwirare. Hanyuma ajya guhamagara rero Baramu. Hanyuma aramuhamagara, aramubwira ngo ngwino ujye kumvumira buriya bwoko, kuko bari bazi ko uwavumye avumika. Ariko ntabwo bose bavumika, ntuzabyibeshyeho. Nuko ahagurutse kujya kubavuma, Imana iramugenderera, iramubwira ngo ntujyane nabo, kandi ntuhaguruke, ntiwibeshye ngo uvume bariya abantu, kuko bariya abantu bahawe umugisha. Ariko rimwe yaririmbye ngo ni abanyamugisha bariya, ntabwo bavumika. Aranga kubw'ibiguzi, arahaguruka aragenda, agerageza kuvuma. Ariko yitegeye, ariko umusozi ngo abavume, aza guhishurirwa, abona ko ba bantu batavumika, kuko yajyaga gutegura imivumo, hanyuma Imana ikabihinduramo umugisha, akatura umugisha aho kwatura umuvumo. Iyi Imana yaguhaye umugisha, nta kintu cyakura umugisha nubwo abantu barara bagenda, nubwo inama zategurwa, nubwo zaterana, ariko Imana yaraguhaye umugisha, iba yaraguhaye umugisha, kuko umugisha ubwawo ni umutungo wimukanwa. Hari ibintu bitimukanwa. Amazu ntabwo ari umutungo wimukanwa, kuko iyo wimutse habaye impamvu ituma wimuka, amazu urayasiga. Imirima abantu bagira
banakomeyeho. Iyo wimutse, iyo bibaye ngombwa ko wimuka, wa murimo urawusiga ukagenda. Ariko iyo Imana yaguhaye umugisha, wimukana umugisha wawe, umugisha ukakomaho, ukagendana n'umugisha. Nibutse ko mu bintu Imana yahaye Aburahamu, yamuhaye umugisha. Imuha umugisha nka Rija de Porsche. Iramubwira ngo nguhaye umugisha, ngo kugeza ku rwego w'ubwawe w'umugisha. Nguzakuvuma wese nzamuvuma, uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha. Yari yahawe umugisha nk'umutungo wimukana. Ntabwo ahaguruka iwabo bamuhaye impamba yindi, ahubwo yahagurukanye umugisha. Uwo mugisha ni wo wagendanye na Aburahamu no mu gihe n'ahantu babonaga hadasa neza, kuko Loti yahisemo ahantu hanetse, ahitamo hirya aho ngaho Sowari ni Sodomu ni Gomora, hirya aho ngaho ahantu hari ikibaya cyiza. Ariko Aburahamu agendera ku ijambo ry'umugisha. Ndakwifuriza umugisha, kuko umugisha ukubeshaho abandi bashonje. Umugisha ukumereza imyaka mu gihe abandi yarumbye. Umugisha reka dukomeze, turaza kugenda tuganira kuri uyu mugisha. Ariko wumve ngo Imana ikumpera umugisha, iwuguhe nk'umutungo, kuko uyu mutungo uri mu kanwa. Mu gihe ibihombo byaje, umugisha ntuhomba. Mu gihe crise économique yatatse isi, umugisha ntabwo ujya ugira crise économique. Alleluia. Umugisha, uyu mugisha nawubonye kuri Yosefu. Yosefu yahagurukanye umugisha. Bibiliya iravuga ngo nuko Yosefu aragenda, ngo ukuboko kwiza kw'Imana ngo kubana na Yosefu. No mu gihe yari umukozi, yari umugaragu, umugisha wamwomyeho. Bahamureba bakabona ukuboko kwiza kw'Imana kuri we. Nicyo cyatumaga abonaga promosiyo. Icyo yakoragaho cyose cyahabwaga umugisha. Nugira umugisha ukamenya umuntu ufite umugisha nk'umutungo, ntuzamuveho, uzamugumeho, kuko kubana n'uwo muntu ubwabyo bizana umugisha. Nicyo cyatumye Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo uzagusabira umugisha gusa, nawe azahabwa umugisha. Uyu mugisha hari ibintu bituma umuntu awubona, hari n'ibintu bituma umuntu awunyagwa. Wenda uyu munsi nshobora kuvuga nk'ibintu nka 3 cyangwa 4 byatuma ubona umugisha, kandi uyu mugisha ukazakubera umutungo, kuko umugisha urashakishwa. Ntabwo ari ibintu byo gupfa kuvuga gusa. Hari umupastor w'inshuti yanjye, muvuze mwamumenya, yigeze kujya gusura umuntu arwaye ari kwa muganga. Uwo murwayi yari arembye, ariko amaze kumusura, agiye kugenda, wa murwayi aramurembuza, aramwiyegereza, amupfumbatiza ikintu. Amupfumbatije, undi nawe yumva kirakomeye, abumbuye asanga n'igiceri amuhaye. Aramubwira ngo umutambyi yangereye aho ndi, nubwo ndwaye ndembye, ariko ndifuza ijambo ry'umugisha. Nkigera kuri ibi mbibutse ko umugisha udasengerwa. Oya, ntabwo umugisha usengerwa, ahubwo umugisha urakorerwa. Umugisha gukora egare umugisha. Hari abantu bamwe bigeze kujya gusenga, bajya gusenga amasengesho y'iminsi 3, biyirije ubusa, batarya batanywa. Barangije bamaze gusoza, bahura n'umuyobozi umwe, arababaza ati se muvuye gusenga? Bati tuvuye gusenga Mushumba. Ati mwasenga? Mwasengeye iki? Ni gihe cyifuzo ngo nanjye bafashe ku gisengero. Baravuga bati nta kindi cyifuzo twari dufite, twebwe twari twagiye gusengera umugisha, ngo Imana iduhe umugisha. Umugisha ntabwo umugisha usengerwa, ahubwo umugisha urakorerwa. Imana yabwiye Aburahamu amaze kujya kwemera gutamba Isaka. Akimara kuzamura inkota, Imana ishaka igitambo. Imana iramubwira ngo kuko ukoze icyo no kuguha umugisha nzaguha umugisha. Ntabwo gukora gusa. Hari akandi kantu nibutse ejo bundi, ndimo nsoma ibitabo, ndimo negura kugaruka kwa Yesu, icyigisho cyo kugaruka kwa Yesu. Nibwo nahishuriwe ko iyo mu isi dukoze,
iyo ukoze umurimo mwiza mu isi utuma mu ijuru haba activity, kuko abagushinzwe, abamarayika bagushinzwe, byanga bikunda iyo ukoze umurimo mu isi, mu ijuru hari ikintu gikoreka, habayo muvoma, habayo activity itewe n'uko ukoze. Uko gukora guhesha umugisha. Ikindi turi mu kirere, nitugera mu kirere muri ya myaka 3 n'igice, tuzaba turimo dupimirwa imirimo. Muri uko gupimirwa imirimo twakoze, imirimo twakoranye urukundo yose tuzayirokora, tuzayisangamo. Mbibutse ko amagariderobe twujuje imyenda, nitugera mu bwami ntago bazavuga ngo wari ufite imyenda myinshi, wari ufite amasitire menshi, akira umugisha, ahabwa umugisha. Nitugera mu bwami ntabwo bazavuga ngo waririye ahantu heza hahenze hashoboka, akira umugisha. Nitugera mu bwami turimo dupimirwa imirimo, ntabwo uzarokora ko wagendaga mu modoka nziza cyangwa ufite konti iremereye, ahubwo umwambaro wakuburiye umukene wari uwukeneye, nugerayo uzawusanga mu bwami. Icya kabiri, ibyo kurya wagaburiye umukene, nubwo wawe utabyibuka, ariko ibyo ntago byashize. Ibyo wariye warabiriye, bica mu nzira nyine igenda biragenda, ariko ibyo kurya wahaye umukene ntabwo ubwo byagiye, ahubwo tuzabisanga mu bwami. Imana ishimwe. Uyu mugisha urakorerwa. Nari nateguye kubabwira ibintu bigera muri bingahe, ariko reka mbabwire ibizitira uwo mugisha, ibintu bizitira umugisha, ibituma umugisha utaza. Hanyuma ubwo nawe uraza guhita uboneraho noneho ibituma umugisha uza. Icya mbere mu bintu bituma umugisha utaza ni icyaha. Icyaha kizitira umugisha, kuko iyo wakoze icyaha, Bibiliya iravuga ngo mu Gutegeka kwa 2 ibice 28 umurongo wa 2 haravuga ngo Imana ibwira abantu ibyo bazitondera. Haravuga ngo kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Hari ibintu bizana, hari ibintu bituma umugisha uza, hari n'ibintu bituma umugisha utaza. Iyi migisha izakuzaho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Icyaha ni kimwe mu mbogamizi, ni kimwe mu bintu bituma umugisha utaza, kuko iyo usomye mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 2 umurongo wa 30 haravuga ngo nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iti, nukuri nari naravuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose, ariko none Uwiteka aravuze ngo ntibikabeho, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Bishatse kuvuga ko iyo ugendeye mu mahame y'Imana, iyo ugendeye mu murongo w'Imana, imigisha yose izakuzaho. Iyo uzasoma hariya mu Gutegeka kwa 2:28 uzayisome, hari urutonde rw'imigisha izaza nitwumvira. Ariko gusuzugura Imana, kutumvira Imana, gukora ibyaha bizitira umugisha. Ibyaha bituma umugisha utaza. Ibyo uzakora byose, hari ibyaha bimunga umugisha bituma umugisha utaza. Uyu mukambwe yari yarahawe isezerano yuko azahabwa umugisha, ndetse n'abamukomokaho umugisha ukaba umutungo, ukaba uruhererekane mu muryango. Ariko amaze kudebeka ku by'inzu y'Imana, amaze kutubaha Imana, nuko Imana iramubwira ngo nari naravuze ko nzakugenzereza gutya, nari naravuze ko bizagenda gutya. Aravuga ngo ariko ntibikabe, niko Uwiteka yavuze, nzubaha uzanyubaha. Bimwe mu bintu biba obstacle y'umugisha ni icyaha. Icya kabiri gituma umugisha utaza ni bimwe abantu bamwe badashaka kumva cyangwa kuvuga, ariko icya 10, kudatanga icya 10 ni bimwe mu bintu bimunga umugisha, kuko iyi ni principe, iri ni ihame.
rivuga ngo muri Maraki, usoma muri Maraki ibice 3 umurongo wa 10 uzahasanga icyacumi. Iki cyacumi abantu bagenda bakivugaho byinshi, bakivugaho ibintu bitandukanye, ariko ndakikubwira nk'urufunguzo rw'umugisha. Iyo udatanga icyacumi, hariho imigisha, hariho imigisha 7 y'abantu batanga icyacumi, ariko hariho n'imivumo 7 y'abantu badatanga icyacumi. Ntabwo wenda ariyo ndi bwinjiremo cyane, ndavugaho gatoya, ariko icyo ndi buvuge imwe mu bintu bituma umuntu adahabwa umugisha, umuntu udatanga icyacumi atabona umugisha. Icyambere, abadatanga 1/10 barakena kuko ntacyo basarura. Nusoma muri Hoseya ibice 8 umurongo wa 7 haravuga ngo babibye umuyaga bazasarura serwakira. Nta masaka azera, ishaka ntirizavamo ifu, kandi naho yavamo abanyamahanga nibo bazayiyongobereza. Imana idufasha. Abantu badatanga icyacumi ntabwo bazeza ku myaka yabo, kuko babibye umuyaga bazasarura serwakira. Uyu ni umuvumo wa mbere w'abantu badatanga icyacumi. Ntabwo baba babiba, ntibabiba. Umuvumo wa kabiri w'abadatanga icyacumi, abadatanga 1/10 barakena kuko nta mugisha baba bikururira mu nzu yabo cyangwa mu byabo. Ubundi kugira uyu mugisha uzabisome mu gitabo cya Maraki ibice 3 umurongo wa 10 haravuga ngo nimuzane imigabane ya 1/10 ishyitse mubishyire mu bubiko bw'inzu yanjye ibe mw'ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe ni Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukabura aho muwukwiza. Iri jambo abantu biyorohereza bashaka kurirengaho, ariko ni ijambo ry'Imana. Iki cyacumi cyagenewe abatambyi kugira ngo kibatunge, umurimo w'Imana cyangwa se umurimo wabo wa gitambyi urusheho kugenda neza. Abajya bavuga ngo none se ngo ubwo abatambyi baracyabaho. None se iyo ujya mu rusengero, ninde ukwitaho? Ninde ukumenyera iby'umwuka? Ninde ukumenyera ubu buzima bwa gikristo? Niba hari uwicara agatekereza ibi bintu, akagutekerereza, akagusabira umugisha, hanyuma ukagenda umusanga mu rusengero, uyu muntu akwiye kurya ibimugenewe, akwiye guhabwa ibimugenewe. Nta bindi. Iki cyacumi cyagenwe gukora uyu murimo w'abakorera Imana muri ubu buryo. Ikindi mu bindi bintu bituma nagiye mvugaho gakeya, ariko abadatanga 1/10 barakena kuko baba baravumwe. Kuko Bibiliya iravuga ngo baravumwa wa muvumo. Hari umuvumo ugenewe abantu badatanga 1/10. Baravumwa wa muvumo. Iyi mivumo ni ya yindi navuze, rwa rutonde rw'imivumo igera muri 7 y'abantu badatanga 1/10. Biri aho muri Maraki. Umuntu udatanga 1/10 hari ibintu byinshi ahomberwa, ariko hari abantu babigize ihame, kuko icyo cyacumi utanze kirinda 9 ryawe. Nushaka nturitange mu rwego rwo kuvuga ngo ntazarimbuka, ngo ntazagira gute, ariko icyacumi ni principe y'umugisha. Gutanga icyacumi ni ihame, kuko kugitanga bizana umugisha. Hari abantu bagiye babigerageza, hari abantu bagiye babikora, baragitanga. Uko kugitanga, hari ibihugu bimwe byabifashe nk'ihame, niyo yaba atajya gusenga icyacumi akamenya ngo agomba kugishyira ku makonte y'amatorero aho bagomba kugishyira, kuko abizi ko ari ihame. Waba uri umukristo, gutanga icyacumi bizana umugisha. Waba utari umukristo, utanasenga,
gutanga icya cumi ni ihame ry'umugisha. Ntabwo umugisha ugera ku basenga gusa, kuko iki cya cumi kizana umugisha, ntabwo kizana umugisha mu buryo bw'umwuka, oya, kizana umugisha w'ibifatika. Ntabwo ari umugisha wo mu buryo bw'umwuka uvuge ngo imigisha yo mu gakiza twarayihawe, iyo niyo mu gakiza. Ariko icya cumi cyo kizana umugisha w'ibifatika, kuko kirinda ibyawe, kirinda umutungo wawe n'ijyanyi, kirinda kagungu, kirinda ubuzukira, kirinda uburima. Ibyo ngibyo nibyo mu mirima, ariko no mu buryo bw'umwuka hari ukuhinga mu mujyi wa Kigali, uhinga mu mutwe, uhinga mu kwa kundi. Imana irinda bya bintu byawe kuko ari ihame ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka no gutinda kuri ibi, ariko bimwe mu bintu bizitira umugisha, kimwe mu icumi kibamo. Wabikora utabikora, ariko kubikora bihesha umugisha, ariko kutabikora bizana umuvumo. Hari igihe abantu batekereza imigisha mu buryo butandukanye, ugasanga umuntu atekereza umugisha no mu buryo bw'amafaranga, dore ko aricyo gihita tureba imbere. Ukavuga uti ningitanga, ari n'abajya kugitanga, akajya kugitanga ameze nk'ugiye kugira guteze, nk'ugiye kuvunjisha cyangwa se kuguranisha, akavuga ati reka ngitange, hanyuma ubwo ngiye Dubai birahita by'imitipuriya gutyo. Ariko imigisha iza no mu buryo butandukanye. None se niba Imana ikurinze uburwayi ukabaho mu buzima butarwara, iyo umuntu arwaye gato akajya kwa muganga, ajya muri bomboni, ayo bamusaba ntiwabara. Ariko niba Imana iguhaye umugisha w'ubuzima ukabaho utarwara, uwo mugisha wawe unganya. N'ibindi kurindiye umuryango, nawe irakurinze. Imana idufashe. Hanyuma ikindi cya kabiri kibangamira umugisha, indi nzitizi y'umugisha noneho ni ukudatanga, kutarekura, kudafata ibintu byawe ngo utange. Dusome, turasoma turasoma mu gitabo mu butumwa bwiza, niyo wasoma mu mubwiriza ibice 11 umurongo wa mbere, haranditse ngo nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, kuko igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, kuko igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Dusomye mu byakozwe n'intumwa ibice 20 umurongo wa 35, aho turasoma haranditse ngo nababereye icyitegererezo muri byose, yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo, ngo mubone uko mufasha abadakomeye, no kwibuka amagambo umwami Yesu yavuze ati gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Kurambura ikiganza cyawe ugatanga ni rumwe mu rufunguzo rw'umugisha. Hari abantu babimenye, babisobanukiwe, noneho babihindura bimeze nakoresha iyo mvugo se ngo ni nka business. Ariko umuntu abimenye akabisobanukirwa, akamenya ko gutanga bihesha umugisha, yabishoramo. Kandi icyo nakwibutsa abantu badukurikiye nuko gutanga, ntabwo gutanga bireba abakire, ntabwo bireba abantu bafite ibintu byinshi cyane, ntabwo gutanga bireba abantu bafite amakonti abyibushye. Gutanga ni umutima, muri utwo dukeya ufite. Nibutse umuntu umwe nasuye, namusuye nyobora itorero rimwe ry'ahantu Niboyi, yari umukecuru. Ndamusura mu rugo, musuye yarakennye cyane, kugeza ubwo yabuze aho anyicaza, nta ntebe yagiraga. Cyakoze bari bafite ibintu by'ibikombe bagiye batoragura byavuyemo amata yitwa Nido, n'ibindi byari byanditsweho ngo usa, ariko yari abbreviation, ntabwo cyitwaga usa buriya. Nuko ngezeyo niho yanyicaje, yabanje kubura nkwiza nk'umuyobozi we, ariko arangije atera ibyo bikombe, turicara. Hanyuma tumaze kwicara aragenda ntekera icyayi cya mukara, nta majyane yari afite,
ahubwo yafashe umucyayicyayi arangije awushyira mu mazi, ntabwo twakinyweye mu isukari kuko ntayari ihari, nuko turicara turakinywa. Wahita ubaza ngo kuki ntahise nyimugurira se? Ako kanya nashaka ko tunywa icyo atetse muri ubwo buryo. Imana imuha umugisha ko ari n'umuntu utazi kuko yirekura akumva yatanga icyo afite, ariko wowe baza ugahita kubigenza ngo uko bitagenze gutya ngo uko ari imvange sinayitanga, ariko we yambereye icyitegererezo cyiza. Arabizana, azana iyo mukaru turayinywa, tumaze kuyinywa musabira umugisha arataha. Bigeze kuwa gatatu yansanze kuri biro, araza arambwira ngo Bashumba, ngo ndagushimiye ko wansuye. Arambwira ngo maze imyaka 18 mu itorero, nta mupasitoro wigeze angerera mu rugo, ariko kuko ufashe uwo mwanya ukaza kungerera mu rugo. Arangije arambwira ngo unyemerere icyo ngusaba ntugitesha agaciro, ngo mbanje kukwiseguraho ngo icyo ndi bugusabe ntugitesha agaciro. Ntangira kwibaza icyo ari bunsabe, ariko kuko numvaga ari umubyeyi ukennye wo kugirirwa imbabazi, numva icyo ari bunsabe ndi bugikore. Nari nzi wenda ko hari ikintu ari bunsabe mukorera, wenda hari krize afite ashaka ko nkemura, numvaga ndi bwifashishe n'abakristo tukayikemura. Arangije arambwira ngo kubw'icyo wankoreye umutima waranezerewe, ngo none nguhaye inka. Nibaza ibyo avuze kuko nta nka yagiraga, ariko arangije arambwira ngo witekerezaho cyane, ngo kuko ibyo nita inka ushobora kuba atari byo wita inka. Arambwira ngo mu mbuga yanjye wabonyemo isake itambagiramo, ngo mfite isake n'inkokokazi, ngo niyo makiriro yanjye. Arambwira ngo ariko ngo kubw'umutima, kubw'ikintu wakoze cyankoze ku mutima, arambwira ngo iriya nka ndayiguhaye, ni inka y'isake reka. Iyo nka y'isake rero kuyakira byambijije icyuye, ndabitekereza nibaza ubuzima arimo, ubwibuke bwa bundi bwo kutagira intebe twicaraho. Nuko ndangije ndamubwira ntuke, ubwo uyimpaye nawe uzashaka umwana uyikorera cyangwa se uyigutwaza ayinzanire mu rugo, nanjye niho nzayakira. Nari mfite gahunda imeze ite? Nari mfite gahunda yo kumwitegura, nkareba ko nibura iyo nka nayikurira ubwatsi. Niba yabaye inka byari ngombwa ko nkura ubwatsi. Nuko arangije arayinzanira, ayizanye mu rugo, nakoze iyo bwabaga nyine nkura ubwatsi bw'iyo nka, ku buryo nta kubwira, ariko uko Imana yamfashije nakuye ubwatsi bw'iyo nka. Ibaze nawe, nakuye ubwatsi bw'iyo nka y'umukene. Yes. Aragenda arishima, mbona ko bigenze neza, ariko nsigarana ikizame gikomeye. Cy'icyo kiba yarashize, yahise arwara arisazira arataha, tujya kumushyingura. Twagiye kumushyingura ansigiye ya sake. Iminsi mikuru nuko bakambwira bati isake se tuzagira gute? Bati isake tuyirye. Nareba ya sake nkumva ubwoba buranyishe, isake kuyirya byarananiye. Isake ntago nayiriye, yarakuze isake ibisake, ariko yanyigishije ikintu kidasanzwe mu buzima, binatuma ariko n'uyu munsi narafashe ihame ryo kubana n'aboroheje. Nahise Imana yashatse kunyigisha icyo kintu. Hari igihe abashumba tubana n'abakomeye, kuko nabo ni beza mu buzima, baradufasha mu mirimo y'Imana, kandi barakagira umugisha rwose, ni byiza, ariko tubikore tunibuka ko hari n'abantu bakeneye ko tubasura. Iyi message yorekanye abashumba n'abandi bantu b'abakristo bajya basurana. Hari umuntu ugukeneye mu rugo rwe, hari umuntu ugushaka, hari umuntu wasengeye, hari umuntu wagusengeye, ku buryo iyo ugeze iwe yumva amateka ahindutse. Yes, hari umuntu ugukeneye. Sura ba bandi bashobora kuguha icyayi cya nido, sura ba bandi bashobora kuguha agakawa dore ko ngakunda, ariko kandi wibuke no gusura ba bandi batari bubone na mukaru baguha, ubagerere mu rugo, hanyuma ubaheshe umugisha, usengere iryo sengesho mu rugo. Imana nifasha. Nahakuyemo isomo, ejo bundi dusoza umwaka, njyewe Noheli yanjye nzayisangira n'abana bo mu muhanda, kuko abandi barimo barirukanka bashakisha uko bazarya Noheli neza, ariko nahize umuhigo ku Mana, mpiga umuhigo yuko Imana nimfasha
noheri yanjye uko nyegeranya nikizaba ikiro cy'inyama nikizaba cyahe ariko nzahamagara abana bo mu muhanda bariya bitwaga ba mayibo ariko siko bakitwa abo nzabahamagara nibo tuzasangira kuri noheri yanjye nzayizihizanya nabo kuko ni ngombwa ko abo bantu bo hasi tubageraho ni ngombwa ko baduhesha umugisha kimwe mu rufunguzo rw'umugisha ni ugutanga uko kurambura iyo urambuye ikiganza cyawe utanga ikiganza kirarambuka ariko iyo ugihinnye nta kintu kijyamo nta kintu cyakwinjira mu kiganza gihinnye ubishoboye umwuka akakugenderera akakwigisha wakoresha iri hame kuko ntabwo gutanga utanze ikiro cy'isukari ku muturanyi wawe ntabwo cyakwanga kugerayo aragikeneye ufite garderobe yuzuye imyenda nibyo koko no mu nsengero turaza tugashima koko tukavuga ko hari ibintu Imana yakemuye tugashima Imana ko tutakijya guhahisha ambaraje tugashima Imana ko stock zisigaye zihari tugashima Imana ko yaduhaye amamodoka tugashima Imana ko hari ibintu yakemuye ariko ibyo yakemuye iyo stock yawe uyimara ugaburiye mu bangahe hari uwawe ikiro cy'umuceri hari uwo wahayeho ikiro cy'isukari Imana ikeneye ko uba imbarutso y'umugisha gutanga kwawe Imana iragukeneye iryo ni ihame ry'umugisha Bibiliya yatubwiye ngo mwibuke ko gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa nawe uhabwa ugahabwa gusa ntabwo urufunguzo ari uguhabwa ahubwo guhabwa cyangwa se gutanga nibyo bihesha umugisha kuruta guhabwa nubwo wahabwa byinshi nubwo wajya uhabwa buri gihe ariko umenye ko nawe uhabwa muri utwo uhabwa umenye ngo gutanga nibyo bihesha umugisha biruta guhabwa Imana idufashe nanimo mvuga ko habaho inzitizi z'umugisha ariko hakabaho n'imfunguzo z'umugisha mu mfunguzo z'umugisha navuga byinshi ariko nshatse narekera aho ngaho kuko icyambere umenye ngo mu bintu bijya bifunga umugisha ni ibyaha bifunga umugisha ntuze Imana yari yagusezeranije ibintu wakwivuguruta mu byaha Imana igasinyura amasezerano ikavuga ngo nari naravuze ngo nzagiranya ariko ntibikabeho gutanga icya-10 ni urufunguzo rw'umugisha nk'uko tubisoma muri Bibiliya bigerageze byeseye wenda nimbona uburyo tuzavuga kuri iriya mivumo 7 y'abantu badatanga kimwe mu 10 hanyuma ariko tunagaruke ku migisha 7 y'abantu batanga icya-10 cya gatatu ni ugutanga nyanyagiza imbuto yawe ku mazi uzayisarura uzayisoroma mbibutse ko ineza idapfa bibi neza kubibi neza ineza ubwayo ntipfa ineza iragenda ikakugaruka igera ku gisekuru cya kangahe hafi cya 10 iyo neza ikugarukira ariko kandi niko n'inabi imera n'inabi ntipfa inabi nayo irakugaruka ikagera ku gisekuru cya 10 nicyo cyatumye igihe kimwe igihe Dawidi yari yicaye ku ngoma nyuma y'izo ntambara zose yaciyemo yaje kwicara asubiza agatima impembero yibuka ineza ya Yonatani arangije abura amahoro kandi Yonatani yari atakiriho na Sawuli yari atakiriho ariko yibuka ineza ya Yonatani igihe yajyaga amubwira ati data arakwica ariko nimpfora umwami nkarasa hariya atumenye ko byakomeye umenye kubigenza arayibuka maze kuyibuka asanga abuze umuntu yituriyo neza arahamagara aravuga ngo ninde waba warasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza kubwireza ya Yonatani bamubwira ko wasigaye arakamuga kamugaye ibirenge kariro de bari kwa Makiri mwe na Miyeri mwumva uburemere bifite Dawidi ageze ku ngoma yatanze amatangazo 2 yaravuze ngo nanga ibigoryi aravuga ngo mu byice barabyica barabimara nuko bamwe barapfa babicira ko bari ibigoryi aravuze ngo nanga ibigoryi nanga ibiremo icyo gihe bamubwira rero ko ahari Mefibosheti yabajije Siba Mefibosheti aravuga ati mu munzanire batariko hari abantu badutangira amakuru ari iki umugishuza hanyuma abantu bakaza n'amariko
baravuga batari kwa mugaye ibirenge. Ubwo se bashakaga kuvuga iki? Ko yaravuze ngo bamuzane ntiyari kubyibonera. Ariko hari abantu bashaka kugira ngo bazitire imigisha yacu. Nuko baragenda baramuzana, nawe yaje ameze nk'useze, yarazi ko agiye gupfa, kuko yarahageze. Akihagera yikubita hasi ararambarara, aravuga ngo nkanjye ndinde komeze nk'intumbi y'imbwa. Nuko Dawidi kubwo kurokonesa neza Yonatani, haleluya haleluya, arangije aramubwira ngo haguruka, uhereye none uzajya usangirira nanjye ku meza. Aramubwira ati kandi imisozi ya sogokuru wawe y'inyarurembo, aramubwira ngo nayo bayigusubize. Ahita abwira umugaragu, abwira si, baramubwira ngo mujye mugenda muhingire, muhinge iyo misozi, hanyuma musarure mumuzanire. Nuko kubera ineza, ntabwo Mefibosheti yari yaragize icyo akora, ariko ineza ya bene wabo. Ubu ineza ya Pastor Alex ishobora kuzasarurwa na Mugisha nabyaye kandi ntakiriho. Ineza ntipfa. Nongere nkwibutse ngo ineza ntipfa. Nicyo cyatumye Yakobo, Dawidi agiye gupfa, yahaye umurage Salomo. Haramubwira ngo uzibuke abantu bangiriye neza. Haravuga, arabarondora, avuga bene Berizerayi, avuga n'abandi. Hari n'undi wari ugiye gupfa igihe Salomo yari arimo ahigura imihigo ya se. Aramubwira ngo hosha igendere Abiyatari mutambi. Aramubwira ngo hosha igendera na Toti mu gikingi cyawe, ngo nari nkwiye kukwica none, ngo ariko sindi bukwice kuko wajyaga uheka isanduku y'Uwiteka imbere y'umukambwe wanjye Dawidi, ngo kandi wababaranye nawe mu byo yababayemo byose. Urupfu rurashira, ahita atahajyana Toti mu gikingi cy'iwabo. Ineza ushobora kuyikora none ntubone kwikugarukiye, ariko ineza nipfa, ineza irunguka. Ushobora no kutayiturwa n'uwo wayigiriye, ariko kubiba ineza ntako bisa. Ineza ntabwo ipfa. Nakomeza kuvuga ibintu bijyanye n'ineza, ariko ineza ntipfa. Ineza ugize yose uko ingana kose, uyigiriye, iyo ubibye ineza uba umeze nk'ubibye urubuto mu mbibe nziza, ahantu heza hari ifumbire. Gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Sinasoza ntababwiye ko ni nabi dapfa. Muzasoma amakuru ya Shimeyi atuka Dawidi. Yaramututse amwihanagurizaho, akajya yimuka akajya handa mwitegeye, aramutuka, amutuka mu gihe kibi. Sinasoza ntavuze aka kantu, ujye wirinda kurebera umuntu mu isura y'igihe harimo none, kuko igihe kikubika mu gihe kikurindirije ikindi gihe. Kambisubiremo, ujye wirinda kurebera umuntu mu isura y'igihe harimo none, kuko igihe harimo si cyo azahoramo. Hari umunsi ibihe bizakora handova ku buzima bwe. Haleluya haleluya haleluya. Hari igihe ibihe bikora handova, bikora ihererekanya bubasha ku buzima bwacu. Ujye wirinda rero. Ushobora kumubona none akennye, ariko ejo ukabona ibisubizo byamugezeho. None ameze nk'upfuye, ariko ejo ukabona Imana yamwunamuye. Nuko inabi nayo ntipfa. Shimoyi yamututse mu gihe kibi, abona ari igihe kigoye, ariko igihe kiza kugera Dawidi yima ingoma. Icyo cyatumye abwira Salomo, aramubwira ngo uzamenye na Shimeyi ibyo yankoreye n'ibindi. Abantu bagiye bagira nabi tutanagiye kure, no muri ibi bihugu turimo abantu bagize nabi. Hari abantu inabi yabo yomye ku bana babakomotseho kandi bo batakiriho. Inabi nayo ntipfa. Ujye ugira neza wigendere mu izina rya Yesu, amen. Kadusenge. Tugiye gusenga tubwira Imana ngo Mana, dushobotse kwinjira muri ubu bwami bw'umugisha, dushobotse gusingira izi mfunguzo z'umugisha. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, ntabwo imbaraga z'umubiri zagushoboza gusingira izi mfunguzo, ariko Imana nibigushoboza uzabona umugisha. Ndabizi uzabona umugisha mu rugo rwawe, uzabona umugisha mu mitekerereze yawe. Hari ibyishimo bizanwa n'umugisha, hari no guhagarika umutima bizanwa n'umuvumo, kuko hari igihe umuntu abigicamuke, ariko umugisha ni bimwe mu bintu bituma umuntu agira ibyishimo n'umunezero, agahabwa umugisha akawuhesha n'abandi. Imana nidushoboze gusingira izi mfunguzo z'umugisha. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Iri ni ijambo ryawe
turasabye kugira ngo urisiga amavuta. Haleluya, haleluya. Herekeza iri jambo, reka imbaraga z'ijambo zigere kuri aba bantu baduteze amatwi. Reka abantu binjire mu migisha, reka abantu batera intambwe basingira umugisha banyuze muri ubu buryo. Kandi ushyigikira ijambo ryawe, uravuga ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera. Reka hagire ibimenyetso bigaragara ku bantu bizeye amagambo, ku bantu bashyize mu bikorwa iby'iri jambo. Suka umugisha ku bantu bawe, abahagurukiye gutanga, hari abaha abakene, hari abaha abandi bantu batandukanye. Umuntu wese ufashe umwanzuro wo gufunguza uru rufunguzo rwo gutanga, reka ahabwe umugisha. Umuntu usingiriye uru rufunguzo rw'icyacumi nahabwe umugisha. Umuntu usingiriye uru rufunguzo rwo gukiranuka nahabwe umugisha. Mukiranutsi ararinzwe, azashira ubwoba nk'intare. Reka ahabwe umugisha mu izina rya Yesu. Urakoze kubyumvise. Amahoro yawe nabane natwe. Amen.